amarangamutima ni intambwe ya mbere yo kutagira icyo ugeraho mu buzima. Amarangamutima niyo atuma mugira ibyitwazo, amarangamutima niyo atuma akabaye kose mukumva ibyo byose mugiye kubivamo. Ayo n'amarangamutima. Gucika intege byose ni kubera amarangamutima. Ni kubera hari ahantu baba bakoze mu marangamutima ugacucika intege. Abantu abatagira amarangamutima bagendera ku murongo, bafashe decision bafashe, ibe yuko barimbura cyangwa yuko barimbura, ntago bazayihindura ngo kubera ngo biyumvise ngukuru. Bavandimwe nkoramutima za Nyagasani Kristo Yesu akuzwe. Mfashe umwanya kugira ngo mbasobanurire impamvu za audio, kuko wenda hari abazibona ntibasobanukirwe impamvu zazo. Impamvu ntitandukanye n'intego yatumye urubuga rubaho. Ku intego yatumye urubuga rubaho ukugira ngo twungurane ibitekerezo ariko tugamije kurwanya ubuyobi, tugamije nanone kurwanya sekibi. Kera nkiri umukarismatike muto, dutangiye kujya dusabira abarwayi twirukana shitani, nigeze kubabaza ariko se ko shitani tuzirukana zaduteye, twebwe tuzazitera ryari? Wenda bashobora kuba batarumvise icyo nashaka kuvuga, babigize nk'urwenya turabiseka, ariko igihe byari bindimo mpora nibaza kuki shitani tuzirwanya zaduteye. Twe ntidushobora kuzitera aho ziri tukazirimbura. Igitekerezo rero cyangumyemo, ariko ntigezeho nshaje, ariko ntacyo bintwaye. Niyo mpamvu nashatse ko kuri uru rubuga tuhitoreza kuzitera, aho kugira ngo zihore zidutera, ubwo tukazitera aho ziri tukazirimbura, kugeza ubwo zizatinya no kureba isi, kugeza ubwo zizatinya kureba isi. Mbivuze wasekuga buti byavuga nta byumva, genda byumva. Wowe ntubyumva ariko genda byumva. Kugeza ubwo zizatinya kureba isi, uretse no kuyikandagiraho, kuyireba. Kugira ngo rero ibyo bigerweho, hari umuntu ushobora kwibeshya ko bikomeye, ariko kuri jye numva byoroshye. Wambaza utese kukivuga ko byoroshye. Impamvu ya mbere ni uko shitani Yesu yayitsinze. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ni uko Yesu ubwe yaduhaye ubwo bubasha, akatubwira ati mu izina ryanjye muzirukana roho mbi. Akongera akatubwira ati muzakora nk'ibyo nakoraga ndetse n'ibirenzeho kuko ngiye kwa Data. Izo ni impamvu ebyiri zikomeye. Turamutse tuzihaye agaciro tukemera ko Yesu avuga ukuri, ko atabeshya, nta mpamvu yo kumva ko bidashoboka. Impamvu ya gatatu ni uko Imana irema muntu yamugize umutegetsi w'ibyaremwe byose, kandi mu byaremwe shitani nayo ikaba irimo ari ikiremwa umuntu agomba gutegeka. Impamvu ya kane ni uko shitani, uko abantu bayibwira atari kwiri. Abantu bayibwira nk'ikintu gikomeye cy'igihangange, ariko si byo. Kubera ikidakomeye ni igicibwa, ni ikivume. Twe tuyirwanya turi abatoni b'Imana, turi bikomangoma, turi abana b'umwami utegeka mu ijuru no ku isi. Audio rero nta ntwaro ndimo gukoresha
ni ugushyiraho audio kugira ngo nzisohore zigamije ibintu bibiri: kumenya ububasha Imana yaguhaye, kuko muri batisimu yakugize umusaseredoti, umuhanuzi n'umwami, kandi igenda iguha n'inema n'izindi mbaraga mu masakaramentu uhabwa ya buri gihe. Uwo murwana intwara afite ni ebyiri gusa: iya mbere ni amayeri, iya kabiri ni iterabwoba. Nafashe icyemezo rero cyo kujya nshyiraho audio z'urugamba tuba twarwanye, kugira ngo mugende mumenya amayeri zikoresha, ko ntushobora kurwana n'utazi ngo uzamutsinde. Mugende mumenya amabanga y'ibyo zikora, mugende mumenya n'ububwa bwazo. Icyo ngira ngo musobanukirwe ejo mutazagwa mu mutego wibeshye ko ari Faustin ufite ubwo bubasha wenyine bwo kuzirukana, waba uguye mu mutego. Kuba ububasha si ubwa Faustin, ububasha ni ubwa Yezu. Faustin azirukana mu izina rya Yezu. Ubwo rero ububasha ni ubwa Yezu. Nawe nuzirukana mu izina rya Yezu, Yezu umwemera, umukunda, mwunze ubumwe, uzazitsinda. Aho ndagira ngo utazagwa mu mutego ngo wibwire yuko ari igikorwa cya Faustin. Undi mutego nanga ko wagwamo naho zivuga, kubera ko ari igihe tuba tuvugana nige ziba zibwira, ukibwira yuko ibyo zimbwira cyangwa ibyo zimvugaho ari umwihariko wa Faustin. Nanone wabuguye mu mutego, ntabwo ari umwihariko wawe. Nawe uzatatse ibyo zimbwira zabikubwira. Aho rero kugira ngo utazagwa mu mutego, ndagira ngo mubwire ko amagambo zibwira Faustin nayo zibwira muntu wese uzatatse, muntu wese uzirwanya. Aho zivuga Faustin uzajya ushyiramo izina ryawe, nicyo cyoroshye. Niba ari imitego zintega, niba ari ibigeragezo zingerageresha, niba zirimo zirira uko nazikubise, niba zirimo zigira gute, ushyiremo izina ryawe, kuko nawe ubikoze zavuga izina ryawe, kuko nizavuga izina ryawe mutaho. Ntabwo rero umwihariko wa Faustin. Ntabwo rero audio nzishyira hanze kugira ngo wumve ko Faustin ari igihangange cyangwa hari ubundi bubasha kurusha cyangwa hari icyo kurusha. Nzishyira hanze kugira ngo wumve yuko ibyo Faustin uyu munsi akora nawe wabikora. Kubera iki? Akigusubiza. Impamvu ibyo Faustin akora nawe wabikora nuko Faustin nta kintu na kimwe akurusha. Batisimu wahawe, Faustin yahawe, niyo nawe wahawe. Ni batisimu. Ugukomezwa Faustin yahawe niko nawe wahawe. Ukaristiya Faustin ahabwa niyo nawe uhabwa. Mbese ahabwa amasakaramentu nkuko nawe uyahabwa. Ntacyo rero Faustin akurusha. Icyo nicyo nshaka ko wumva. Icyo nemera Faustin ashobora kuba kurusha niba ari bwo gitangira, ariko kubatangiye kera ntacyo abarusha. Ariko niba ari bwo gitangira, icyo nemera Faustin ashobora kuba kurusha n'ubunararibonye kubera igihe abimazemo.
kubera uburambe mu kazi, uburambe bugira icyo butanga. Wenda wowe uko ubyumva uyu munsi siko abyumva kubera uburambe afite. Nicyo cyonyine. Ubwo burambe rero niyo myumvire nibyo nanze gusazana. Nshaka kubisiga ku isi kugira ngo wowe ukiri muto ubyiruka utazibaza ngo ese Faustin yabikoraga gute, ese Faustin byamugendekeye gute. Nshaka kubigusigira kuko uko nanjye natojwe n'abandi, abandutaga mu kwemera, abantanze muri charismatique ko mbikora nk'umukarismatike, abantanze muri charismatique bakantanga kuba muri ekipe y'impuhwe, nibo bantoje. Wenda bantoje ikoranabuhanga ritaraza, twandika mu dukayi, twe twarandikaga mu dukayi, genda wandika buri kantu. Ubu nambajije inyigisho ya mbere nahawe muri charismatique zose ndazifite, nta gakayi kanjye na kamwe nataye. Bazwa nuko usigaye ujya ahantu mu bakarismatique ugiye no kuba inyigisho ugasanga nta n'ufite agakayi. Udukayi twanjye twose ndadufite. Bagendaga rero badutoza buhoro. Yego uko abantu batozwa nanone siko bose batera intambwe. Hari abatozwa bakagenda bakabirambika, hari n'abatozwa bakabikoresha. Ndi umwe rero mu babikoresheje. Urebe ikoranabuhanga ryaraje, sinakubwira ngo ufate agakayi. Niyo mpamvu nashyizeho urubuga kugira ngo iryo koranabuhanga naryo, kuko wabonaga ndetse akenshi bariharira ibindi, ariko natwe turikiriho ibigomba kudufasha kugira ngo rero bikugirire akamaro. Suko uzafata Faustin nk'umuntu udasanzwe, nuko uzafata Faustin nk'umuntu usanzwe nkawe, ukumva ko ibyo arimo akora nawe wabikora. Ndetse kugira ngo bikugirire akamaro kurushaho, ukumva ko utagomba kugarukiraho Faustin yagarukiye, ahubwo ugomba kurenzaho. Mu Kinyarwanda turavuga ngo wigisha intore guhamiriza bwaki kakurusha. Naho ngaho nshaka ko tugera, ntugarukiraho Faustin yagarukiye, ahubwo ukarenzaho, ugatumbagira, nawe ukazagira icyo usigira abazaza nyuma yawe. Murakoze rero, reka tubiture umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo ajye adufasha kubyumva. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, izi mbuga ni izawe, ndagusaba kandi ngutura abana bawe bazikurikirana kugira ngo ube ari wowe ubatoza, kugira ngo tugende dutera intambwe tugera ikirenge mu cya Yezu Kristo. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko wasubije inyuma waguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira, umuhagarire uko ndi umunyabyaha, mubyeyi w'umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Sekibi, mugende tujye aho mushaka. kubera icyo uvuga ngo tugende? Ntawe ushaka kubavugisha. Ntawe ushaka kutuvugisha? Mwigendere. Kuki mudashaka kutuvugisha? Turakeneye impamvu zituma tubavugisha. Mukora ibintu bitagira impamvu se? Kuri twe bafite impamvu, ariko nta mpamvu zo kubibabwira. Nta mpamvu zo kubibabwira. Ariko ko musigaranye ubwoba bwinshi. Amagambo yanyu ntago adukanga kubera mutwitusa ubunyabwoba cyangwa
ntibita bituma duhindurira imikorere yacu. Si umuntu atinya kuvuga si uko aba afite ubwoba. Amayeri nitwe twayatoje abantu, ntabwo ugiye kuyankoresha. Uzi ukuntu kera mwajyaga mwisararanga mukavuga ntakame. Gusa rero mu bo mwavuze njye sinarindi. N'akamayibobo kaje kose kakavuga ko ariko gategeka inyenga yose cyangwa ariko gategeka isi, none akanyaro karashize. Uramaze kubona abakire ba mbere ku isi? Abakire ba mbere ku isi uramaze kubibona? Apana barya banyuraho n'akamodokari n'ibiki ngo bafite inzu, ngo bafite ngo amabutike, ngo bafite, apana abakire ba mbere ku isi. Umukire wa mbere ku isi umufatanye n'amafaranga menshi mu mfuko wasanga ari nk'amadolari 500. Kubera iki? Kubera nta mpamvu yo kugenda yereka abantu cyangwa yemeza abantu ko akize. Umukire se utabyerekana ninde? Sibo bagira indege z'ama-VIP, sibo bagira amazu agezweho, sibo bagira ibintu byose bigezweho, ninde mukire utabyerekana? Niko babayeho ariko ntibagenda babyira. Umukire w'ukuri ntazagenda yirata ngo hanyuze ngo akeneye ibyubahiro ngo agize koya. Ubukire bw'ubwe buramugira icyamamare, aho ugasanga bose baramuzi kubera ubukire bwe, atari we yigeze yishira no hejuru ngo ashaka ko bamumenye. Nawe rero iyo ubukomeye waramenyekanye atari ngombwa ko babikubaza. Impamvu babikubaza ni uko utamenyekanye. Igihe n'ubundi sinshaka kumenyekana. Ine ni uko utabikwiriye. Ntabwo nshaka kumenyekana. Ntabwo nshaka kumenyekana, ntabwo nshaka ko mumenya ibyanjye. Uko nyine niko mbishaka. Ntabwo mugiye kunkoresha amayeri. Ntabwo mugiye kunkoresha amayeri. Nibyo n'ubwoba. None se hari ikindi wakwihisha udafite ubwoba? Njye ntabwo nkorera mu marangamutima. Ibyo mubwira byose ntacyo bimbwiye. Mushaka mujye ngaho munantuke cyangwa mugire iki, ibyo biraba twe ntabwo bitureba. Kibareba niki? Ibitutsi bihari kugira ngo hagati yanyu mwiyambure burya butagatifu cyangwa twe ntacyo bitubwiye. None se SEKIBI nawe barayituka? Kirindi nimwe ndakubwira ntago wadutukisha ikintu twatangije. Ibyo ntago bibaho. Nyine icyo nkubaza, hari igitutsi umuntu yabona tuka SEKIBI? Nta kibaho. Nta kibaho. None se neza kuvuga ngo kubatuka ngo nibyo bitwambura ubutagatifu? Ntago bibaho kubera ibitutsi ntago bikora kuri SEKIBI. Nkuko mubyita ngo SEKIBI, ibitutsi ntago bikora kuri twe. None se bibaho ahubwo? Wowe uravuga ngo ntibikora, bibaho? Naho byaba bibaho ntibyakora kuri twe kuko ibitutsi ntago byakorewe twebwe, ibitutsi byakorewe abantu. Ibitutsi byakorewe abantu? Ibitutsi byakorewe abantu. Ngiye mbatutse ntago ari icyo nabatuka cyose ntago nabandimo ndabatuka kuko kuri nge n'amazina kuri mwebwe. Ariko mwe mubisubiyemo biba n'igicumuro muba musubiyemo ni za kamere zangeso n'ibiki byose twabigishije. Ni za kamere? Ni kamere n'ingeso twabazaniye muba murimo, mbese muba murimo ni nkaho mwamurimo murazisingiza niko umuntu yavuga. Ni imibereho murimo muremeza muri ubwo buryo. Nta gitutsi kibaho mushobora kudutuka ko kuri ibitutsi kuri twe ntabwo bikora. Ibitutsi kuri mwe ntabwo bikora? Oya. Ntabwo bikora gute? Nta n'akamaro kariyo kubera ibitutsi bitukwa abantu gusa, ntabwo ushobora kudutuka. Kubera icyo uvuga ko ibitutsi bitukwa abantu? Ibitutsi bitukwa abantu tubibatuka nyine kugira ngo mbese iyo turimo turabatuka ibitutsi mbese ni nk'ukwanduza icyo muri, niko twabivuga. Ibitutsi byakozwe byaremwe kugira ngo tubibakoreshe mu kwiyanduza, mutuke icyo muri, niko twabivuga. Mwese ibitutsi byakozwe nande?
izo zose ni imvugo zacu twabakoreye mwebwe. Ni imvugo mwadukoreye. Ni imvugo twabakoreye, niyo mpamvu twebwe twe nta n'impamvu yo kubivuga ko nta n'akamaro twe bitugira. Twe bigira akamaro gusa ariko mwebwe mubivuze. Bigira akamaro uko twe tubivuze. Niyo mpamvu nawe wahagarara ngaho ngo urimo uradutuka ukaja ngaho ugatuka usanga utigeze udutuka ahubwo ari wowe wacumuye. None se mwebwe bibagirira akamaro gute bitutse? Mwese ntumva ko muba muriyanduza, muba muribo muratuka n'uwabaremye. Waturemye tuba tumutuka gute? Mu gihe urimo uratuka uwundi muntu. Uzarebe nta muntu n'umwe aba ahatuka SEKIBI, ntawuha. Hari n'umurumva kuva waba wari n'umurumva ngo arimo aratuka amashitani. Ntabwo bibaho. Ese ubundi wayatuka iki kandi nta bitutsi byo kuyatuka bihari? Ivyo nyine rero nta bibaho nyine kuko nta nubwo byakora kuri twebwe. Naho byaba bihari, naho twabibakorera mubivuze mwe muri mwe muhita mucunga. SEKIBI, Karame. ukora iki niba udatukana? Ivyo ni ibanga ryanjye ntabwo nshaka kubibabwira. Ntabyo nshaka kubabwira. Mwese ibicibwa nabyo bigira amabanga. Ni ubivuze. Mwese ariko kandi muyafite. Mwe mwibaza ko muyafite. Mwe mwibaza ko muyafite. Muradusetsa ngo ibicibwa ariko iyo mwireba yaba ndimwe nakwicisha bugufi nkicecekera. Kubera iki? Kubera iki? Hari umugani uvuga ngo haragera igihe umuntu akaba ico yanga. Haragera igihe umuntu akaba ico yanga? Ubuzima bwanyu bwose ngo murimo muragerageza ngo kwitandukanya na SEKIBI, ngo mwegera Imana, ariko ukareba ibitekerezo byanyu, imibereho yanyu, ingendo, imivugire, ibiki byose ni ubuzima SEKIBI yabahaye. Ubuzima SEKIBI yaduhaye bimeze gute? SEKIBI yaduhaye ubuzima bumeze gute? Ubwo mubayeho. Ubuhe tubayeho? Ntaho mutandukaniye nayo. Mwe mwama muva ngo muri bicibwa, ariko murazi yuko mubeshejweho n'impuhwe. Beshejweho n'impuhwe? Impuhwe zibabeshejeho. Bivuga yuko mwebwe muracumura cyane. Mbese impuhwe muri make twavuga yuko ni ukwihangana. Impuhwe ni ukwihangana? Impuhwe mwebwe zibabeshejeho ni izo kwihangana. Impuhwe zo kwihangana gute? Izo kwihangana nizo mpuhwe zibabeshejeho. Murabacumuzi cyaho nyine impuhwe muronka nizo kwihangana nyine bashaka kureba ati bizagera. Mwebwe impamvu mutaranarimbuka nuko nyine hari agashusho musangiye n'ijuru. Naho atari ukumuba mwararimbuwe kera. Impamvu tutararimbuka nuko ari ishusho dusangiye n'ijuru. Ishusho dusangiye n'ijuru ni irihe? Ishusho ry'uko nyine babaremye nibyo babashizemo. Ni ibiki badushyizemo bituma dusangira ishusho? Ni bimwe nyine mu bubasha n'ingene muteye. Imikorere yanyu apana ari ingene mukora, ni muri mwe nyine ingene mwaremwe. Nta kindi kintu kiriho cyaremwe nka muntu. Nta kindi kintu kiriho cyaremwe nka muntu? Oya. Kubera iki? Umuntu niwe wenyine ijuru rishobora guturamo. Umuntu niwe wenyine ijuru rishobora guturamo? Kandi ntabwo ari bose, burya n'abatagatifu ntabwo bashobora gutura mu bantu niba mutabizi. N'abatagatifu ntibashobora gutura mu bantu? Ni nk'uko n'urya mwami kazonya adashobora kubaturamo. Nawe ntashobora kuduturamo? Oya. Tugwamo n'abantu batatu gusa.
niyo mpamvu n'amasakaramentu mwayaronse mwayahawe muri barya batatu yose mugiye musubiza inyuma mukareba amasakaramentu mwahawe barya ugukomezwa muhabwa urya mugabo wa gatatu ukarisitiya mukaronka urya mwami wanyu yabapfiriye batisimu ari nayo mpamvu ariyo ya mbere nuko byose bitangirira kuri irya mana yanyu bitangira ku mana yacu gute ari nayo yabaremye ko nta kindi ntimushobora kuyegera mutamanje kwitagatifuza niyo mpamvu batangira kuri batisimu n'ibindi byose n'impamvu ibi byose mu bironka nuko nyine arizo zampuwe navuze mu kigenderaho nuko impuwe ze zikibariho atarafata decision yo kubarimbura nimukomeza mudahinduka atarafata decision yo kuturimbura nimba ari ikintu mwagomba kuzamusingiza cyane n'impuwe nimba ari ikintu mwagomba kuzamusingiza ni ikintu cyitwa impuwe none se Imana ishobora kurimbura abana bayo nimukomeze mubaho nk'ibigoryi muzareba nimukomeze mubaho nk'ibigoryi muzareba icyo mukwiye kumenya ijuru natwe dusangiye ikintu kimwe ntabwo tugendera ku marangamutima nta ijuru ntabwo rigira amarangamutima ibi byose barimo barakora nuko uzarebe n'abantu bose abitwa bakire n'abantu bakomeye ku isi nta n'umwe agendera ku marangamutima amarangamutima ni intambwe ya mbere yo kutagira icyo ugeraho mu buzima amarangamutima niyo yatumye abantu batageraho ibintu amarangamutima niyo yatuma mumena amabanga amarangamutima niyo yatuma mugwa mu mitego amarangamutima niyo yatuma mudashobora gukontorora ama emotion yanyu amarangamutima niyo yatuma mugira ibyitwazo amarangamutima niyo yatuma akabaye kose mukumva ibi byose mugiye kubivamo ayo n'amarangamutima gucika intege byose ni kubera amarangamutima ni kubera hari ahantu baba bakoze mu marangamutima ugacucika intege abantu abatagira amarangamutima bagendera ku murongo bafashe decision baba bafashe ibe yuko barimbura cyangwa yuko barimbura ntago bazayihindura ngo kubera ngo biyumvise ngo ukuntu byose byo kwiyumva n'amarangamutima niyo mpamvu n'abasirikare barimo barabatrena bakabakubita bakabatoteza ntago burya barimo baratrena imibiri baba barimo barakuramo icitwa amarangamutima bakabatrena niyo mpamvu ubona umusirikare agufatiyeho imbunda ikomande bamuhaye arayikora naho yaba ari umubyeyi ko icitwa amarangamutima baracishe ijuru nta marangamutima rigira kubera iki ijuru ritagira amarangamutima hagize amarangamutima bamera nk'abo none se bagira impuhwe gute batagira amarangamutima impuhwe n'amarangamutima ni ibintu bitandukaniye impuhwe harimo ubushishozi amarangamutima nta bushishozi burimo ariko kugira ngo ugire impuhwe nuko ugomba kubanza ukagira amarangamutima uwo ushaka kuzigirira ayo se amarangamutima muritiranya urukundo n'amarangamutima mugira urukundo utamugiriye amarangamutima umuntu urashaka kubwirira urukundo ntagute mu mutego kubera uba urimo urakontorora byose abana bawiri murabakubita si kubera ubakunda bafite amarangamutima usanga wahengamiye ahantu hariho nk'ababyeyi usanga bafite amarangamutima umwana we ntazigera amubona hikoze ugasanga amarangamutima we ni umwana ntazigera amubona hikoze ntanamuhanure umubyeyi akikangura umwana yicaye mu gasho cyangwa karabaye hari ibintu byamubaye kubera iki kubera yumva ngo yanga umwana wanjye sinamukorera ibi umwana wanjye ubwo ntabwo ari urukundo ubwo ni amarangamutima urukundo rurahana urukundo rurahanura urukundo nta marangamutima rugira none se ko kubera ishusho y'Imana twaremwemo ariyo mpamvu Imana itaturimbura none ukavuga ngo izaturimbura iyo shusho yayo byagenze gute ikintu cya mbere umuntu yihangana wirinda kumukorera nuko agera ahantu ibyo kwihangana akabivamo impamvu mwe muragendera ku mpuwe izo mpuwe zifite kondisiyo yo guhinduka nkuko navuze nta marangamutima ibintu byose dukora tuba dufite
icyo bishingiyeho izo mpuwe mufite n'izo guhinduka nimukomeza mwiberaho nk'uko umenga ntimushaka guhinduka iyi niyo chance ya nyuma mufite igihe Adamu na Eva bacumuye barabagiriye impuhwe babaha imbabazi mukomeza mwiberaho ibicumuro byanyu babaha umwana wabo nawe amaze kugenda amabonekerwa araba reka mbabwire igihe mukoze ikintu mutayobowe no gushaka mushaka mwana biheba kubera iki gukora ikintu udafite ugushaka ni nko gusenga udafite ukwemera gukora ikintu udafite ugushaka ni nko gusenga udafite ukwemera byose ntacyo bimaze kubera iki gukora ikintu udafite ugushaka ari nko gusenga udafite ukwemera ndetse gukora ikintu udashaka we numva ko urimo kurura amaguru urumva nyine ntabyo ushaka biba byabaye agahato ubikora kubera ubitegetswe SEKIBI ibindi mukora ni biki ese nibyo nkora nigeze mbikubwira ukora ibiki ibyo nkora sinigeze mbikubwira ukora ibiki ndimo ndisekera gusa ukungene ngo haje abantu ngo baje kurwana nanjye bose basa n'umwe adashaka kuba ari ngaho abantu baje kurwana nawe bagize gute ese nk'uwababaza mwese ibyo mumaze kumva mushaka tunareke ibyo mwumvise imyaka ingahe mwambwira nk'ibintu bingahe bitatu mwahinduye mu buzima bwanyu kuvaho nta n'uko ngiye kuva ngo muri kino cyumweru kuvaho ibi byose byatangiye hari ibintu bitatu mwakoze ibyo ishaka ibyo nkeka bitatu ni na byinshi mbuze n'icyo mbabaza uzi icyo tubaza kubera iki nta n'icyo ndimo ndabona ese ni ukuvuga ko ibintu byacu byose ubibona singewe gusa ababishaka bose barabibona ababishaka bose babibona gute bose barabibona ese mwibagiye ko twe ubuzima bwacu tububeshejweho no kumenya ibyanyu no kureba ibyanyu n'ijuru naryo birya byose mukora ngo mwita ahubwo rero mbabwire birya muvuga ngo mukora ibintu ngo murihishe ngo ntihagire umuntu aho muzapfume mureka kubihisha ka rubanda mubihishe ijuru ibyo byose mukora ngo murimo murihisha ahubwo rero birya ni nabyo tubona ibyo dukora twisha nibyo mubona byose byo mwita ngo mu bikari cyangwa ngo murihishe cyangwa muragize iki ngo ntawe ubibona ntawe uri bubimenye abategerezwa kubimenya baba babimenye kubera icyo ari byo mubona ibyo nyine nibyo tuba dushaka mubibwirwa n'iki kandi tubibona ibyo nyine akenshi nitwe tuba twanagutwayeyo igihe cyose ugiye reka remba by'ikintu igihe cyose wumva hagiye kuzamo ikintu muri wowe ukumva havuze ikintu ngo ntubivuge none se wumva ari giki nimba urya mwami wanyu yarababwiye ngo nimugende mu kwiza inkuru nziza hakahita haza ikindi kintu bikubwiye ngo ntubivuge wowe wumva iryo jwi rikubwiye ngo ntubivuge mva ryaba rivuye riba rivuye ntabwo riba rivuye kuri urya mugabo wa gatatu riba rivuye ari bije kubavangira reka ngende ndebe ibyo ngiye gukora reka ngende ndebe ibyo ngiye gukora iminsi iragiye ni ibiki ugiye gukora muri ibi bihe turimo turakora muri ibi bihe turimo turakora noneho murakora iki ibintu byinshi binyurana ibiki ibintu byinshi ni ibiki byinshi murimo mukora ni ibiki murimo mukora SEKIBI reka ngende kubera icyo urimo uvuga ngo igihe kirimo kiragenda kirimo kiragenda nyine neza hari nta munsi uhagarara cyangwa nta masaha ahagarara byose bikomeza bigenda igihe uvuga kigenda ni iki ni igihe cyo gukora iki ese kumumva umenga hari ibyo dukwiye kuba turimo turakora
ko mwumva umenga hari ibyo dukwiye kuba turimo turakora tubizwa kuba turimo turakora nibiki mukwiye kuba murimo mukora ntabyo turimo turakora ntabyo murimo mukora oya kubera icyo uvuga ko ntacyo murimo mukora ntabyo turimo dukora ntabwo ari mwe mushaka kurukisha ibirunga ariko murasuzugurana nimba ku isi hari abantu babuze icyo barya hariya naho hakaba ariho abarimo baranabisesa ubona ko twese twaba tungana ntabwo mwamungana gute ntabwo twese dukora bimwe ko ni agasuzuguro nawe mu bari ngaha bose nari nzi ko iryo kosa udashobora kurikora kubera icyo uvuga ko ari agasuzuguro umva mu isi yanyu mushobora kuba mwese mungana ariko twe mu isi yacu nta kungana bibaho ntabwo mu isi yacu tuzatungana niki gituma mutangana nimba aha ku isi nimba ese birya byose by'amapete umukuru za generale zandi baza ko byavuye byavuye ibyo byose ni ibyacu iby'amapete ni cyane nibyo turimo turababwira mwe ntabwo mushobora kubyumva barabahaye igitabo cy'amateka ibitari mu gitabo cy'amateka byose ni ibyacu kirya gitabo kirya bari babahaye bashaka mu byitoze kugira ngo bite bisubiriraho iyi mibereho yanyu yose ibi byose mubona ntabwo ari ibyanyu ntabwo ni ibyanyu twabakoreye ariko ntabwo ari ibyanyu byavuye mu ijuru niyo mpamvu mutabyumva niyo mpamvu babategeka gusoma igitabo cy'amateka ntuzigere uhinduka udasoma igitabo cy'amateka ntuzabaho imibereho bagushakaho udasoma igitabo cy'amateka igitabo cy'amateka ni iki ni hirya cyane kimwe cya mbere n'icya kabiri icya mbere n'icya kabiri cyitwa ngo iki icya mbere n'icya kabiri cyitwa ntajya mubyita ngo ubwuzure icya mbere n'icya kabiri cyitwa ngo iki kirya gitabo cyanyu cy'amateka cyitwa bibiliya cyitwa bibiliya kandi mwe ntabwo mubona muri ibigoryi turi ibigoryi gute murwa mu mitego ntimubone ko mwaguye mu mitego impamvu babahatira gusoma kiriya gitabo cyanyu cy'amateka nk'abantu mwagomba kuba musoma n'amapaji nk'icumi ku munsi ko n'ibitabo bitatu bikwiye kuzuzanya ibitabo bitatu bikwiye kuzuzanya impamvu ubona abantu barimo baracika abantu babuze intege ntakwemera ni kubera mudakora inshingano zanyu ugiye kureba bibiri hari igitabo hari ubwuzure bwa kera ubwuzure ni isezerano rya kera isezerano ko mubyita byose hari isezerano rya mbere n'irya kabiri irya mbere ni introduction y'Imana yanyu y'ayabaremye ubwa kabiri ni introduction ya mwana ariko burya busha iya gatatu igitabo cya gatatu ari nayo mperezo niyo yire ari nayo mpamvu amaze kugenda amaze kuzuka mbere yuko agenda yabwiye ikintu ati ndabasigiye roho mutagatifu hari ubwa gatatu bwari butangiye avuze ngo adusigiye roho mutagatifu isezerano rya gatatu ryari ritangiye isezerano rya gatatu ryari ritangiye ese bibiri irimo amasezerano atatu si abiri nta abiri ariko ni kubera yabaye iya gatatu ntirabaho kubera ntiraba ari nayo harimo imperuka irya gatatu ntiriraba ari naryo ririmo imperuka ari naryo nyine rya nyuma rizarangiza yose agahita igira iki zigahita ziba kwa kundi zitatu zivuga bose batatu zigahita ziba zitatu zuzuzanya inyi zitatu zuzuzanya zose uko amasezerano ari atatu azahita yuzuzanya azahita ibenda data mwana na roho mutagatifu ko bijya byose yagiye agira iki bara isezerano rya mbere
avugamo data ingene yaremye ibyo byose byo ba Dawudi byari ntago bavuga mwana bavuga data hari naho bavuga ukuza kwa mwana umwana ariko urumva ukuza kwa mwana nawe baramuvuzemo ko azaza amaze kuza isezerano rishya riratangira nawe amaze kurangiza ndabasigiye urumva bose bagiye bagira iki bagiye bavuga ibigiye gukurikira ariko aho bitandukaniye n'irya nyuma nuko we Roho Mutagatifu nk'umuzigira muhura n'amaso ari naho barya bose zirya abamarayika bari baje ba Rafayeli abambere barababonye mbere yuko mwana aza yarubikaga abamarayika bakaba aribo batwara ubutumwa abantu bakababona ari nawe yabonekeye urya mwamikazi wayo ariko mwana amaze kuza birya byose ntibyari bigishobotse ntibyasubiye kuba kuko umwana yaje ari nayo mpamvu yaje atagicumuro kimuriho kuko yaje ari mutagatifu yaje ibyo byose bimwuzuyemo ububasha bwose bumurimo mbese mwana aza n'ububasha bwari buje mu muntu n'ububasha bwari buje mu muntu muri jambo ni rirya jambo umwana yarazanye ijambo rya se ni umwana yarazanye ijambo rya se rizakoreshwa na Roho Mutagatifu ariyo mpamvu we avuka ni Roho Mutagatifu yanyuze muri Roho Mutagatifu niwe yamuzanye ku isi ari nawe azakora byose mbese twavuga yuko n'ububasha nyine yari introduction ni mwana yarazanye umugambi wase ari kuzakoreshwa na Roho Mutagatifu ari nayo mpamvu nyine mwana ari nayo mpamvu munyura ku mwana kuko mwana niwe yazanye ububasha ku isi we urabona ko kuri we byose yarabikoze urabona ko n'abajaga gusenga kure yanabibwiye nimba mwarakurikiye injiri iherutse kuba avuga atazagera igihe mutazaza muja ahantu kure mugira iki musenga burya niko rero arababwira ati nzaza mu mitima yanyu nzaza mu ngo zanyu ntimuzaba mugikenera kuja hariya mbere kugira ngo basenge bajaga baragendeka imisozi n'imisozi ariko ubu yabahaye ububasha rirya jambo muramukurura akaza agasenga mu murimo rero amaze kuva ku isi yagize iki yabasigiye Roho Mutagatifu mutagatifu bwa bubasha ari we azakora byose ari nawe yasigiye intumwa ikabasigiye intumwa yaramuhaye rero mu ikintu umuntu atari afite yamuhaye wese uzemera wese muri nimba mwibuka mu isezerano rya kera mu byinjiraga no mu isengero bakamuboha umugozi kugira ngo bumve nimba akiriho kuko ntabwo ari bose bari bafite iryo teka ryo kwinjira ahantu hatagatifu nk'uko ariko umwana amaze kuza yarabazaniye yaje gucungura mwese cyane cyane abacumuzi nta mpamvu y'uko muganga yakwita ku ukomeye hariho umuntu arembye harya ko byagenze hanyuma iryo sezerano rya gatatu rizaba ryari kandi ryaratangiye ryatangiye ryari ryatangiye igihe babahaye Roho Mutagatifu habaye igihe hari naryo se ry'amabonekerwa yose aba uzarebe yose kwari ukubaburira amabonekerwa hafi yose kwari ukubaburira nimushiremo imbaraga nimuhinduke urya mwamikazi wanyu sinzi niba ari uwabonekeye atabwiye ngo muhinduke ikibazo cyanyu mwe mubona ibiri imbere yanyu ntimubona ibizaza ntitubona ibizaza oya ibyo mwe ntago mubibona ntago migera mushaka no kumenya ikizaza yaba murebye ingene mubayeho mugahita mubona ingene ikintu mwagomba gutinya cya mbere ni ikintu kizababaho mutazi ariko uzarebe iyo hageze nk'ibintu by'amafagitire n'ibikibe muhakwa gusara muyumvishe mukagira ubwoba mukagira ariko mwese nta n'umwe ashobora kwibaza ibizaba nimudahinduka mu myaka iri imbere aho niho mwagomba gushira imbaraga
ni ibiki bizaba impera irimo iraza impera irimo iraza ariko ikibabaje ni uko hari impera z'ubwoko bubiri hari impera ya buri muntu ku giti cye hari buri muntu afite impera zibiri imperuka zibiri imwe yo kuva ku isi n'iyo gucibwa urubanza ariko zose ziri muri imwe kuko ingene uzabaho ku isi umeze bizaba bifite icyo bikora ku munsi w'imperuka ku buryo ubu barimo baragwanira cyane ko abantu bahinduka umunsi wabo nugera bazave kuri iyi si bagize iki ari batagatifu hanyuma iyo mpera izaba ryari buri muntu wese arareba buri muntu wese afite iki kandi wavuze ko ari ebyiri ni ebyiri nyine hari iyo uva ku isi n'iyindi rero yo gucibwa urubanza yo gucibwa urubanza iyo izaza ryari izaza vuba cyane mu isi ya roho mwagomba urabona ibi byose mubona ko iminsi mubona ko mufite imyaka mubona ko mu isi ya roho umunsi umwe wasanga ari nk'iminsi 100 mu isi ya roho oya twavuga yuko turebe ibyo ari byo byose mu isi ya roho hari iminsi mikenya cyane hari iminsi mike kurusha iminsi yo ku isi kubera icyo hari iminsi mike kurusha iyo ku isi kubera yihuta nka mu musegonda kuri mwebwe wasanga ari isaha kuri twebwe kuko roho zo zikomeza zibaho ntago ziryama ntago ziruhuka zikomeza zibaho zikomeza zibaho ariko mwe mufite amasaha 24 ariko twe wasanga dufite nk'amasaha 2 mufite nk'amasaha 2 amasaha 24 kuri twe ni nk'amasaha 2 gusa bazaba bamaze kuja mu nyenga bazakubwire ibyo bashobora kubona mu minota 5 mu minota 5 babona ingana iki inyenga yose urashobora kuyigenda nk'iminota 10 minota 30 inyenga yose urashobora kuyimajiza kandi ari iruti isi kubera iki iminota 30 ushobora kuyimaze kuko hariya aho utekereje kwa Lucifer uhita uhisanga watekereza mu nganda runaka ukahisanga niyo mpamvu twebwe ibyo twita ngo ni ubushishozi cyangwa ntabwo tubona ubushishozi ariko twe ntabwo dupfa gutekereza ibintu cyangwa ngo dupfe gukora kuko uhita uhisanga ni isi y'ububasha byose n'ububasha turigendeye rero Sekibi karame ko wavuga ngo impera iri hafi niki kigaragaza ko impera iri hafi yewe muntu wemera ari uko ubonye ariko mushaka muzabona izuba ririmo riratamba mubona abamarayika baje mu kirere bababwire ngo mutangure gutekera hari impamvu bababwiye ati mwame mwiteguye mwiteguye nanjye nibyo mbabwiye nimuhore mwiteguye reka nigendera impamvu ni iyihe kuko nta muntu n'umwe azi umunsi n'isaha none se ko wavuga ngo mwebwe murabizi naho twaba tubizi ntitwabibabwira mwabitubwira umwami wanyu yaranze kubibabwira ntitwabibabwirira iki ni mumwibarize cyangwa nuko mutabizi naho twaba tubizi ntitwabibabwira ibyo byose nzi ko bakomeye ko tunabibabwira sinumva ko ibyo byahita mumenya umunsi w'imperuka ntumva ko byahita bipinga ibi byose barimo barakora na mwana ntabwo awuzi umunsi w'imperuka uzwi n'umuntu umwe gusa uzwi nande ntuzafata decision ati n'uyu munsi nawe ubwiwe wasanga uwo munsi atawuzi atawuzi kubera iki
mpamvu turimo turababwira ati mukomeze musingiza impuhwe ze atahava arakara akavuga ati wa munsi w'imperuka n'ejo mutarisubiraho usabire n'abacumuzi bagenzi banyu namwe muhoranire kwitagatifuza babiharanira bate Kese ndabizi nimurebe nyine muhindure ingeso zanyu murebe buri muntu wese ingorane afite ngaha abirekure kuko nimba ari amabanga nimba ari ishari nimba ari ishavu nimba ari muri make nta nikara mufite mu kuboko nta cyiza kizavamo n'ukurimbo n'urupfu gusa rurimo nta cyiza kizavamo n'urupfu nta cyiza kizavamo n'urupfu n'urupfu gute n'urupfu ruzavamo n'urupfu ruzavamo reka nigendere urupfu ruzavamo gute n'urupfu reka ngende SEKIBI ibindi mukora ni biki ariko murebye twe nta gisha dukora ni bya bindi nyine ibihe nk'icyo kirunga cyongeye kikaruka ntabwo bizaba ari ubwa mbere bibaye ni bya bindi nyine dukora wasanga gusa duhindura ingene tubikora ikibazo cyanyu ni uko mushaka kumenya ibyo dukora ntimushaka kurwana n'imikorere yacu ntabwo ahubwo mwese aho mugeze kubona mukibaza ngo ukora iki ibyo ntabwo mushobora kumva ko ari amakosa ubu nitubabwira ngo turabarangaza turababaza tubashyiramo banga tubagira ubu muraje muhita mutangira ngo murimbure ibanga mugire ibi n'ibi byose mukwiye kurwanya ububasha bugira iki ububasha bubikora cyangwa imikorere yabyo kuko kubimenya nta n'icyo bimaze ubasha gukora ibiki kuri ibyo byose uri mu burambaza ngo ibyo dukora ubu aho bigeze ntabwo mwagomba kubaza ngo dukora ibi kuko mwagomba kureba baracyakora impamvu ituma mugikora ni iyihe mukwiye kwita ku mikorere yacu ntimukwiye kwita ku byo dukora impamvu ituma mugikora ni iyihe ni nk'uko umuntu ntureba ingeso ze ntimwita ku ngeso ze ngo ukore ibikora ibyo umuntu akora ni byinshi ahubwo icyo mumubwira ati ni gerageza uhinduke saba guhinduka ni nayo mpamvu umuntu adashobora kwihindura ko ntazi igituma bikora ntazi ngo bivaye ntazi ngo ubasha bwihishe niyo mpamvu usaba murazi impamvu musaba ijuru ngo ribakorere ikintu impamvu turisaba ni iyihe ari nayo mpamvu nyine abantu sinzi ingene mwe mutekereza murafata ibintu mukabinyuza kure mukajya gukoresha ubushishozi budakenewe impamvu usaba ijuru nuko ijuru bo barashobora kubona ibikurimo wowe ntabwo ushobora kubona ibikurimo niyo mpamvu iyo usaba ijuru ntabwo babwira ibyo wowe urababwira ati murazi n'ingene nagomba kuba ameze bingoye uhita ubabishobora no kubabwira ati nshaka gusa namwe nshaka kumera nkawe nshaka kugira ukwemera nshaka kugira ukuntu umaze kubabwira uko ugahita wirekura bo bahita bamenya ibyo bakora wowe uba wababwiye ingene ushaka kumera ni ukuvuga yuko ibikurimo byose binyuranwe n'ingene ushaka kumenya bo bahita babireba niho usanga umujinya waragiye ingeso wari ufise zaragiye ingeso waragize zaragiye kuko warabisabye wasabye ko ushaka guhinduka utavuze ngo munkurire iki ngo nibaza ko habakoreye ibi ngo bigombe kuba biva kuri uyu bigombe aho usanga n'amashusho duhita tukwereka aho biri kandi atariho biri umuntu wese azavuga ngo biraha cyangwa uzamenye ko ari amashusho yacu arimo arerekana kandi sinaho biba biri umuntu akajya ngaka ugasanga arimo arananirwa arimo aragerageza kwirukana amashusho nta kintu na kimwe gihari ngo azangezo akazigira iki akazibona ese ni nka barya abantu kenshi usabira ni barya abantu muhura ku wa kabiri bakaza bakakubwira ibintu kenshi ibyo bakubwira reka tuba tuzi iyo bagiye uzi impamvu utaha ku wa kabiri ugahakwa no kwigwaho kubera ukunanira ni uko urimo urwana n'ububasha aho butari
banimo ndwana n'ububasha bw'ubutare barya abantu ubona wasanga ni 10 wasanga na 5% aritwe tubazana kugira ngo gusa tukunanize ari mwe muwazana kugira munanize cyawe urebe twaho tubereye abagome turaza twapanze ibyo bavuga ko nawe uhita usenya ibyo bavuze ariko ibyo bavuze kenshi usanga atari ikintu kirimo ari amashusho gusa umva umaze kwirukana ayo mashusho n'igihe duhita tuyakuramo tubumvisha nyine ko bameze neza bagata cyangwa ngo bameze neza bagahita bigiye ugasigara ngaho naniwe wateze amatwi abantu atamu urazi ko hari igihe ugendayo umunsi wose ukarangira atanumufashije nta n'umwe mfashije gute kubera yitwe twabarungitse gahunda yawe kuwa kabiri turayizi gahunda yanjye yo kuwa kabiri murayizi turayizi nyine kuba wagiye gutega amatwi abantu ariko n'ibyo gutega abantu amatwi si icyo cyo si nta kibi kiri muzahora batega amatwi ariko ibyo uvuga ngo bazahinduka cyangwa ngo bazayibyo ibyo nabyo n'ibindi niki mukora kugira ngo badahinduka ibyo dukora kugira ngo badahinduka nibyo wowe ngorakubwira n'amashusho tuba twabashyizemo ni amashusho muba mwabashyizemo ibyo byose bakubwira ntago ari mu bibabiri ubu rero mbabwire niba mutanabizi ubu barimo barakoresha ububasha ubu amadepartement yarahinduye imikorere nk'ubu ushobora gusanga abo kwa Cambuzi aribo barimo bararangaza abantu cyangwa bakabyitira kwa Kirangaza ataryo bipfuye icyo nababwira ni uko muze nimba mushaka basi no kuza mugira n'akaenergy na gakenya SEKIBI mbabwire ukungeneye oya ibyo ntabwo nabibabwira tugende turarangije SEKIBI karame ibindi mukora ni biki nari nibagiye ko ndi umwe muri zo nari ngiye kubimenera amabanga n'ibyo twarangije nta bindi wari wibagiwe kuri umwe muzihe kamane ndi SEKIBI nari ngiye kubimenera amabanga nari nibagiye abo ndi wari ugiye kwimenera ayahe mabanga amwe ntakubwira reka nigendere amwe ntakubwira kuvuga ngo nimwe mubashyiramo ibyo bavuga ibyo bari kuvuga mu bishyira he n'amashusho hari n'igihe tuba tuzi yuko by'ukuri bazi yuko izo ngeso zihari reka tuba tubona ibitekerezo byabo umenye hari abamaze kumenya kurwana natwe n'abatarabimenya rero nk'abo mushobora kuboroka ibitekerezo byabo kugira ngo tubyumve ariko nk'abariya bamwe bose baracyagendeshwa n'amarangamutima hari abo dushobora gutwara bakumva ko ari ijuru ryashatse ko bahinduka bakibagira ko natwe dukora ibyo ijuru rikora ariko itandukaniro ari ububasha bubikora ububasha mukoresha n'ubumeze bute kenshi ari nk'ububasha bwo muri kiliziya dushaka gukora muri kiliziya duhita dukoresha ububasha busa n'ubwo muri kiliziya twafunze ari nabwo buhita bubazana ariko ubona ko umuntu wo kwa Yesu oya nawe tubitekereza ubona ko umuntu wo kwa Yesu yaza nkwashe ku munyagatolika nkwashe ngo mufashe kandi ngo ahita amubwira ngo byose ngo ahite ngo yemeye ngo urya mwamikazi wanyu ko yamukijije ntabwo ndimo ndavuga ngo ntibishoboka ariko namwe muze mubitekereza aho ziragukina agakino kabigwamo ziragukina agakino kabigwamo zinkina agakino gute reka rero nkubwize wowe turazi aho tuzagufatira turazi yuko ntituzagutwara mu kabare ngo ubyemere tuzaguha iby'isi ngo ubyemere wowe turazi yuko nimba ufite n'amarangamutima nimba bahuwe turabizi ko biri kuri kiliziya no ku bantu aho niyo tuzagufatira tuzaza tukurungikira abantu ahubwo hingure baho bukera na telefone yawe ntuzaza uryamye abantu baza bagushakisha nijoro bakubwira ko ari amashetani agiye wowe muri make zirimo ziragukina zirimo ziragira ibyo zigira abantu zatwaye kwa Yesu naho bumva ko zirimo ziragira gute zirimo ziragukora ibyo zikora abantu zatwaye kwa Yesu nabo bumva nyine barimo barasenga ko bari kumwe n'ijuru batazi ko byose ari agakino nabo zirakurungikira abantu abadive abaporoti ahubwo mu minsi mikenya icyo usigaje wasanga ari umuyisilamu shehe
tuzakurira mu minsi mike shehe aze nawe kugira ngo nyine ubone ko urimo uragakora akazi nyine ugeze kure n'abayisilamu batangiye guhinduka. Sekibi ntimukagwe mu mitego. ntimukagwe mu mitego. kubera iki muvuga ko muzanegera kuri kiliziya no ku bantu? si byo wihaye. ubu niwo murimo wihaye, ntabwo ariho tuzagutegera. uwo dushaka kukwicisha umuruho ukunanirwa. dushaka kukwicisha kunanirwa. tuzakungikira abantu hamwe no mu cyumweru uzubura n'isaha imwe yo kuruhuka. nibyo turimo turashaka kugeraho. umunsi umwe muragenda bazabone uguye mu muhanda byanze umutima uhagaze. kandi ibyo kubigeraho biroroshye cyane rwose. byoroshye gute? uzareba ku wa kabiri ukurikira. Sekibi abo bose se mwabohereza roho mutagatifu na marayika murinzi bakora iki? aho ugenda ubabaze. ndabizi ko ushaka ko hari icyo mbivugaho ariko ntacyo ngiye kubivugaho icyo. ntacyo ngiye kubivugaho icyo. ni uko nyine ntacyo wabona ubivugaho. ko roho mutagatifu aba ahari, marayika murinzi aba ahari, kandi abo ntimubarusha ububasha. kandi icyo mukwiye kumenya, twebwe barya mufata ku wa kabiri ntacyo batubwiye. naho muze muza nk'uko muhora mubikora, muje kumara umuhango. uraze mwafata icyumweru kimwe mwese mukabikora uko bikenewe. abafite utugeso runaka bakaturekura, abiyumva ukuntu runaka bakabireka. mwese icyumweru kimwe gusa, mwese n'abumva batazifatanya n'abandi icyo cyumweru bashaka ntibaze. ariko icyumweru kimwe naho haza umuntu umwe agaserukira abandi bose, akaza avuga ati iki cyumweru cyose nta wundi azaza, ninjye gusa mpari. akaza akamanza kwanza kubahiriza isaha, akahagera ku gihe, yashika akabikora, naho watanakubita akumva gusa ibya presence y'ijuru. niyo mpamvu ibi byose murazi, mwe mubona yuko murimo murakorana n'ijuru, ariko ntabwo mwumva ko ijuru rihari. niyo rihari mubyumva ko ari mu kwemera, ntabwo mushobora kumva ko ijuru rihari, ibyo mwemera bishoboka. mbese sinzi ingene mubyemera, ariko muje naho haza umuntu umwe gusa mu cyumweru akaza yafashe penetensiya uko bige akaza avuga ati, ntabone gusa ko ari ahantu muza nyine ari activite za nimugoroba, akaza avuga ati ngiye mu kintu ahantu isi n'ijuru bihurira, ikintu mwe nuko mubona ubuza mukinjiramo mugakora mugasiba, ntabwo mwumva uburemere bwabyo, ntimwumva ko ari ikintu gitagatifu. usanga ijuru riba rihari kenshi, hari n'igihe biba Imana data arimo arabibona. ijuru nta kintu na kimwe kiba mu ijuru kibaho. n'abarya batagatifu bose baja mu ijuru ntabwo barabaha impembo zabo. nta n'umwe ari mu ijuru araronka impembo zabo. ushika abantu bose bavuye ku isi baronse impembo. ubu batuye ariko nta mpembo zabo bararonka, kuko ibi byose batuye ariko nta mpembo zabo bararonka. nta mpembo zabo bararonka. n'umwamikazi ntararonka ikamba rye, ntararonka ubwamikazi bwe. ubaza nk'umwamikazi ariko ntararonka ubwamikazi bwe. gushika ibi byose birangiye, uwumva by'ukuri ko atabishaka, mureke kubishyiramo amarangamutima, mureke kubikinisha, mwumva uburemere bwabyo. none se ibintu bijemo ukabikora nabi cyangwa ukabikora utabishaka, wumva urimo urabikora. ariko ufashe n'iminota 5 gusa ku munsi, minota 5, ukavuga ati minota 5 ndayihaye ijuru, ibyo ndi bukore byose ni ijuru 100%, nditeguriye ijuru. iyo minota 5 ishobora no kuruta imyaka 100 y'abantu babayeho bibera. byose ni ukwemera. ukwemera nako kugira imbaraga bivanye n'icubahiro uhaye uko kwemera kwawe. ibintu byose byuye cyubahiro. ukwemera ntabwo ari ikintu kijamo ngo bite birangirira ngaho. ukwiye kumva ukwiye kumva ko n'ukwemera kwawe ari ikintu gitagatifu. ni ikintu ukoresha mu gukomika, kugira communication n'ijuru, uhura n'ijuru. nta kintu na kimwe cerekeye ijuru gikoreshwa n'ijuru, gikoreshwa ku ijuru
atari gitagatifu. Aho niho mutumva uburemere bwabyo. Mbese twebwe wapanze ikintu ntikibe, ni nka kuryo ubona twiyo twapanze ikintu ntikibe, tuba twamaze no kugitsindirwa, naho tuba dushobora gusubira kubona bitabaye, ni nkaho tuba twagitsindiwe. N'ijuru ryarahisemo akaba nibo dushaka gukoresha, bikananirana ko bakoresha, baba batsinze. Kandi ijuru ryo ryatsinzwe ritakaza byinshi kurusha twebwe. Ritakaza byinshi kurusha mwebwe gute? Ritakaza byinshi kurusha twebwe kuko bo muri bo n'ububasha bafite ntibagomba gutsinda. Niyo mpamvu ibi byose mubona dukoresha abantu tukagira naho atambaraga twazikura, ariko tubone ko ijuru ibyo yari ryapanze ritabigezeho. Mwe ntabwo mushobora kubyumva nyine kubera muri abantu, ariko mu isi yacu, mu isi y'ububasha, ububasha wapanze ikintu ntikibe, nicyo kubona bitabaye n'ububasha bwarimo bushobora no guhita buta agaciro, ntibuzongere no gukora. Kuko ahantu twebwe mu isi yacu ikintu cya mbere na mbere kidakwiye kubikoza ni uko ububasha bwawe busuzugurwa. Ububasha bwawe bwamaze gusuzugurwa nuko bahita ni ukuvuga yuko bose barashobora kukwihanga. Bamaze kukwihanga n'agasuzuguro bwako. Ni nka kuri igihe Adamu na Eva bacumuye, iri proje byose yahise yangirika. Urumva twahise dukora ayandi mateka muri make. Byose biba byangiritse mu isi y'ububasha, upanze ikintu ntikibe biba byangiritse byose. Iyo proje wakwa no guhita uyijugunya, ntabwo ushobora kuyifata ngo nyifate ngo ndayitware hari oya, kuko inge aho byangirika, nimba byangiritse ngana hariya bizangirika, na hariya bizangirika. Kuko ntabwo tubatsinze, urumva biba byerekanye ko tuzanabakubitira ahandi hose muzaje. Urumva isi tuba tuyigaruriye, kandi nuvuga ko iyi proje ntibikiduteye ubwoba. Tuvuga ati twarabakubitiye hariya, bashaka ahandi hose bazabitwara, ntituzabura ibyo tuzakora. Ariko umwaka umurike n'ababwiza ukuri, ari nka hamwe ibi byose byangiritse. Bose abo muzi ko mwarimbuye bose bazahita bagaruka. Abo muzi yuko bose mwarimbuye bazahita bagaruka. Ubu nitsindwa, mutsinzwe baraza, mutsinze bose byose birarimbuka. Ku buryo rero nta mwanya bafite w'amarangamutima ngo ngemeze ukungu ibi byaranze. Gira ubutwari, nimba hari ingeso ufite uzivuge bagufashe, muri abasirikare mukomeze mugera. Nta mwanya w'amarangamutima. Ariko urirengagiza ko Yezu yasezeranye ko ububasha bw'ikuzimu butazatsinda kiliziya ye. Nta muntu ubifitemo ububasha, ariko niyo mpamvu yaje kugira ngo muhinduke, kuko azi yuko mubifitemo ububasha kandi musa nawe. Mwebwe dushobora kubakoresha, mwebwe icyo mutumva nuko mwebwe iyo tubakubise niwe tuba dukubise, kuko muri bamwe. Iyo tugucumuje niwe tuba ducumuje. Ibyo byose yarabyihanganiye, ari nayo mpamvu ubona bamukozeho byose ibyo twabakoreraho, nawe yaremeye umubiri. Nuko mutumva urupfu rwe icyo bisigura, rwasiguye ibintu byinshi cyane. Yaraje yemera kwifatanya namwe, abereke ko muri bamwe, ibyo muzanyuramo byose azabinyuramo. Niyo mpamvu udashobora kuvuga ngo wabaye impunzi, ko Yezu yarabaye impunzi. Ntiwaba ngo Yezu yakuze adafite umubyeyi, ko nawe yapfuye. Yosefu yarapfuye, Yezu barashatse kumwica, Yezu yarashonje, Yezu yarakenye. Ntabyo ufise wakwitwaza. Yezu yaranakubiswe kurusha uko mwe muzigera mukwitwa mu buzima bwacu. Ibyo byose yarabyihanganye kugira ngo abereke yuko buri muntu wese ari ku isi ashobora kumwumva, ashobora kumwirukira. Ibyo byose yarabikoze, ariko icyo atazemera nuko ububasha bwe butsinda. Niyo mpamvu yavuze ati ububasha bwe ntibuzatsindwa. Abivuga nuko yiteze yuko muzumva, mutazaba ibigori cyangwa muyoborwe n'amarangamutima yaho muzananirwa kumva ibyo yabasabye. Yaranababwiye mutinye iciciki, roho n'umubiri.
byose turabishoboye. Muze mureka kwirengagiza ibintu ibi byose si umukino. Yego gutsindwa turimo dukora kugira ngo ntidutsinde, ariko bitabuza yuko twaba dufite icyizere ko dushobora gutsinda. Nta icyizere cyo gutsinda cyo ntikibura, kirahari. Kirahari se mukumva ko Yesu yibeshya avuga ko Kiliziya itazatsindwa? Yesu navuga ngo yaribeshe, ni nkuko natwe tuvuze ngo icyizere cyo gutsinda kirahari, tutaba tubeshe. Yaba tutabyemera nta n'impamvu y'ibi byose yo kuba tubikora. Icyizere cyo gutsinda mu gikura he? Iminsi yose ntitubura ibyo dukora kugira ngo turebe ko twagira iki, ko twabacumuza, ko twabarangaza, ko dukora ibintu byinshi. Ubu ni ibiki murimo mukora? Ibibatandukanya byose nisho umva renda babwire muri mwese ngaha. We ibyo yavuze mumenye yuko mukwe kumenye ko musangiye wowe nawe murumwe. Nimba umukunda wakora ibyo agusabye, mugende mwicishe bugufi, murebe ubuzima bwe, mutarebe ngo ni bya Sekibi, mutarebye ngo Sekibi azatsinda, kuko nimudahinduka Sekibi ntazigera atsinda. Kuko kubona gushikura umuntu ataratsindwa nuko umuntu atarahinduka. Umuntu arimo ibintu byinshi cyane, arimo ububasha bwinshi cyane atazi, twebwe tuzi. Kubona rero umuntu yama yibereho mu bicumuro, aradukingurira ibyo byose tukajya kubyikaragatamwo, tugatora ibyo dushaka, ibyo tudashaka tukajugunya. Nimudahinduka bizagorana ko atsinda. Nimudahinduka mwe mureke kumva ngo Sekibi yavuze ibise, ubaho bigeze ndibaza ko atanumwe atazi ibyo amushaka, agende yirebe. Nimba yumva yuko namukunda, apfume base abimukorera muri kino gisibo. Afate mushaka mureke n'icyumweru cyose, mufate umunsi, murebe nimba wari ufite ingeso zo kwitotomba umunsi wose, urebe basi nimba wakwitotomba n'inshuro 5 muri uwo munsi. Urebye umubwira ati ngenda azi ko mfite ingeso yo kudashima, ariko uno munsi ndaza kugerageza gushima byose, bibi byiza cyangwa ibibi byose byo ndi buhure nabyo ndaza gushima. Byose ubikora n'umunsi, ushaka unabikora umunsi umwe mu cyumweru, ariko usaba ijuru ribigufashemo. Ubwira ati niyo kado ngewe ngiye kuguha, kuko ukwemera gukora bivanye n'uwo kurimo. Ukwemera n'ikintu personal, n'ukwemera n'ingabire nimba mutabizi, ukwemera n'ingabire iri muri uwo muntu. Ni nkuko mwebwe uko mwese mubona ngaho ukwemera kutangana, kuko ukwemera n'ingabire ikura. Ukwemera n'ingabire ikura? Ni ingabire ikura kandi bivanye n'ingene wowe ubwawe nk'umuntu uteye. Ikurite? Ikura bivanye n'ingene uteye, kamere yawe, ingene ifata ibintu. Nimba uri umuntu akunda kurira, ari umuntu akunda gucika intege, yihebura, urumva nyine ukwemera kwawe ibyo byose biraboroka ukwemera. Ntabwo uzigera wemera ko ari bashaka kubigufasha. Arakoze kose uhita urira, arakoze kose uhita wihebura. Ibintu byose ubuzima bwa muntu byose, yaba ari ibitekerezo, yaba ari imvugo, yaba ari nta kintu na kimwe mushobora kwishoboza. Murakenera ububasha ubw'ijuru cyangwa ubw'inyenga, ariko umuntu nta kintu na kimwe ku isi yakwishoboza. Ikintu cyonyine umuntu akora atabubasha burimo ubwo ari bwo bwose, niyo bigeze ku madecision. Ku madecision bigenda bite? Iyo bigeze mu ihitamwo, niyo honyine ushobora guhitamo utavangiwe. Uhitamo utavangiwe gute? Urumva uhitamo nyine utavangiwe, ntabwo dushobora kukuvangira murafata decision. Kubera iki umuntu mudashobora kumuvangira arimo afata decision? Ntabwo yemerewe, nta n'umwe yemerewe, n'ijuru ntabwo ribavangiramo murafata decision nimba mutabizi, kubera ubwigenge. Mwese ntabwo mushuka bagafata decision mbi? Umugani waba yayifashe. Kugushuka icyo si igicumuro.
bamwe mu ko ari igicumuro ariko twe tubona atakosa ko tuba tuzi yuko n'ubundi erega natwe iyo abantu kenshi iyo baguye mu mitego yacu turumirwa kuko tuba twibaza ko mufite ubwenge impamvu natwe bidutangaza ni uko decision nta bubasha na bumwe bukora kuri decision irya decision ya mbere nta bubasha na bumwe n'ugiye kuyiba ubwa mbere irya decision ya mbere ugiye kuyifata nta bubasha ariko umaze kuyifata ibindi byose nitwe duhita tukuyobora wamaze kwerekana ko ari byo nyine ushaka nuvuga ko izi n'ayandi mazu yose uzayamena ata kibazo urumva tuzahita tuguha ububasha urumva iz'ubujura ziba zamaze kukwigarurira ibindi mukora n'ibiki n'ibyo birahagije imbwa n'imitozo ibyo nzabaha ikizamini mu cyumweru cyiza Sekibi karame ubutabera buguhanira ko gasuzugura abana b'Imana akahe gusuzugura abana b'Imana uvuga ko uzabaha ikizamuboke yuko ari we mwarimu wabo ahubwo ijuru ryagomba kuba bari baha ikizamini rwose ibyo mumaze kumva byose mukaba mwarabifite byaba ari bye mba naranabihagaritse n'ibi byose kera ko nabo bishikiraho byanze yuko banahinduka abandi se bo bazahinduka gute namwe mu bironka buri munsi byarabananiye ariko namwe muze sinzi nimba ari ijuru murenganya cyangwa ari iki cyakoze rafite navuze ngo ubutabera bw'Imana buguhanire ko wasuzugura abana b'Imana ukavuga ko uzabaha ikizamini ibyo nabyumvise ariko sinzi ubube none mbahaye ikizamini cy'ibyo mumaze kumva n'ibyo babasabye mwibaza ko ari bangahe batsinda oya nanjye reka nanjye mvugire basi ijuru n'abera ndabaza mwese ibyo bamaze gutuma mumaze kumva uwabaha ikizamini ku byo mumaze kumva uko nyine bakoresha akajwi nyine keza kicishije bugufi njyewe naza mbaha n'inkoni buri munsi muje ngaha nkababaza ati ibyo mwumvise byo wakoze mwiki hagati mu munsi kugira ngo numve ko nteme ndatakaza umwanya wanjye oya namwe ni mu byibazo ibyo mumaze kumva ni bingahe mumaze gukora reka nanjye mbasubireho Sekibi ibyo maze kumva ni bingahe mumaze gukora Sekibi karame ninde waguhaye ububasha bwo kugenzura abana b'Imana nta nubwo nkeneye iyo titre ntabwo nzi yuko muyikwiriye muri abantu ntabwo muri abana b'Imana umwana w'Imana we ndamuzi mwese nzi icyo muri cyo we ntuzi icyo turi cyo nababwira karagitere z'umwana w'Imana ntazo mbabona nababwira ingero umwana w'Imana ateye mwe ntabwo nzi ibyo muri byo ntuzi ibyo turi byo ahubwo mwe bagomba kubita byose ko ntimuzi icyo mushaka aje ngaho mukigira abatagatifu imbere y'Imana na bwana yaroho y'uburyarya agenda gukunda ngo urakoze ku byo wankoreye uragize ko ari naho gusa y'uburyarya irimo ese mwibaza ko ijuru rishaka amagambo yayo ayo magambo mwe muravuga ntidora tuyavugisha bo kwa Yesu imba mushaka gushimisha ijuru nimuhinduke ntabwo bashaka amagambo yanyu bashaka guhinduka niyo mpamvu bana babwiye ati muhinduke ntibavuze ngo nimuvuge byiza hahirwa uwemera atabonye nuko bazi yuko amagambo n'ibyo mubona by'amaso byose ntacyo bimaze roho urabona nimba mushaka no kumenya nabasuzuguye rero nimba mwibaza ndabyivugiye mwese nabasuzuguye ako gasuzuguro gahanirwe kubera kandi kuzuyemo ukuri agasuzuguro kawe ndakarimbuye mu izina rya Yesu Kristo agasuzuguro kawe ndakarimbuye mu izina rya Yesu Kristo agasuzuguro kawe ndakarimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubwirasi bwawe ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo nimba ari ibyo mushaka kurimbura ni murimbure ububi n'ibibarimo byose nimba agasuzuguro ko mugiye kurimbura mwe mufite ibibazo byinshi kurusha uko nabyibaza muri abacumuzi bigendera ngaho ntimuzi icyo mushaka aho kumanza kwanza kurimbura ikibabuza gutuma mutamenya ibyo mushaka mutazihitamo agasuzuguro niko muhisemo ikitubuza kumenya ibyo dushaka ni igiki njyese ndazi imibereho yanyu ndayizi ariko ntabwo nshaka kuyisura mwe nimurebe ibibago mwese mudashoboye kubitekereza ngo mubivugire hejuru muzabimenya gute ko ari ikibazo nimwirebe nkamwe mwese ngaho mwuzuyemo roho zo gusuzugura mutabizi urazi umwanzi wanyu wa mbere
umwanzi wacu wa mbere ninde? Muratinya ibintu bihishe muri roho zanyu. Ibyo byose umuntu akozwe n'ibintu bibiri, hariho roho, hariho n'umubiri. Mwe ariko buri munsi murimbura ibyo mubona, nta na rimwe mwitaho ku byo mutabona. Ibyo mutabona aribyo birimo aribyo biba byaruzuyemo bikaba byinshi bigatangira no gukorera mu mibiri. Ibyo byose mubona bikorera mu mibiri, abasinzi, abasambanya, ni ibintu biri muri roho byuzuyemo bikabura aho bitura bigatangira no kujya mu mibiri. Ariko mwe muri murareba ngo turarimbuye ngo murarembuye mu mibiri, ngo muragize ibi n'ibi, mukarimbura ibyo mubona. Muratinya ibintu biri muri roho zanyu mutabona. Nabarya abantu bose baza bakakubwira ngo twambuye ibi n'ibi n'ibi. Barya abantu bose baza nko kuwa kabiri bakakubwira ngo dufite ikibazo ibi n'ibi n'ibi, wowe ntukabasabira bivanye n'ibyo bakubwiye, kuko birya hari n'igihe usanga harimo umutego. Wowe birya urabireba, umusabire udafatiye ku byo yakubwiye, wowe sabira ubuzima bwe, ntiwite ku byo bakubwiye. Urya ni umutego. Ntimugasabire abantu bivanye n'ibyo bababwiye. Iki nacyo mukwiye kumenya, ntumenye urimo arabikubwira uwo ari we. Ntumenya, mwebwe turashobora kumenya ko mugiye ahantu mutaranabimenya ko muza kujayo. Ni ibiti mushyira muri roho z'abantu bituma bakora ibyo? Turashobora kumenya ko mugiye ahantu mutaranahamenya ko muri bujeyo, tukamenya nk'amasaha cyangwa iminsi ko muzaja mu rugo runaka. Uriya muntu tukaba turamutegura. Uza abantu benshi ataco mwigeze mukuramo ko batwe tuzi ko mujayo. Nimba mwashaka kumenya SEKIBI kugira ngo urimbure ibye, uramutungura. Ntago uvuga ibyo birya byose uvuga, ega natwe tuba tubyumva. Haro niziba ziri harya zirimo zirabirera. Somanza kwanza akamaze kukubwira mbere yuko umusabira, wituze umara nk'umusegonda umwe, umanze nawe ushengerera, uhamagare ijuru, ubabwira ati nimuze mubikore uko mubona bikwiriye. Ntuhite usenya birya. Hari n'igihe ashobora kukubwira ngo afite ikibazo cy'ukuguru, kandi uko kuguru kwatewe n'umutwe. Wowe ugasabira ukuguru, umutwe cya kibazo kikagumaho, mwamara kugenda bikongera kandi bikagaruka. Ariko urabona aho gusabira ukuguru, usabiye umubiri wose, noneho byaba byihishe byose bihita bigenda. Ugakubita, nimba yakubwiye ngo afite ikibazo n'abasoku, afite ikibazo na nyirabukwe cyangwa sebukwe, ugakubita no mu babanyi, inzira yanyuzemo, ubwana bwe hose, ubuzima bwe bwose ukabunyuramo, kuko bigeze ishobora kuba ari byo byakubwiye, hose ugakubura. Mukwiye kumenya iyi si ya roho, si isi y'amagambo, si ibyo mubona, ni isi ya tactique. Ububasha ni tactique, no gucengana. Byose ni tactique, ntago bipanze nk'uko mubibona. Byose biracuritse. SEKIBI, karama, ibyo mushyira muri roho z'abantu bituma bakora ibidakorwa n'ibiki? urumva ntico, urumva nanjye ubwanjye sinakigusubiza ko ndazi ko ari ikibazo gikomeye. Nkaho wagomba guhita wishima kumva ko muri roho hari ikintu. Ibyo ni mukwiye kureba irya shusho, kubireba mu buryo bunini, muze mureba utwo tuntu dutonya, ngo hariyo Madame Samaki, ngo hariyo ngo kirangaza. Uya wagomba kwishima kumva ko muri roho y'uwo muntu hari ikintu cyihisheyo. Uhamagara ijuru rikubita ibiriyo byose, udashizeho n'izina, urebe ko zitaza urazi izirimo izimazi si zihisha ahantu kubera zitigeze zinamenyekana. Je nakubwira nk'amadepartement igihumbi mutazi yuko naba zishe yewe hose, yaba muri kiliziya, yaba no harya muri kiliziya iwanyu, harya ku muryango ziba zihari, zishobora kutinjira ariko zirarindirira hanze y'umuryango. Hakurya ubona no ku isi hari abantu bigiye kubaka, hari abigiye guteka, hari abigiye ibyo gukoropa, hari abigiye, natwe mu isi yacu mwe aha ku isi mubyita ubuzi, twe tukabyita amadepartement. Iyo tandukaniro rihari, ariko natwe turafite abakora buri kintu, kandi si bose babikora. Na departement kandi twe imaze kuba departement nayo usanga ifite ibintu byinshi. Burya buri departement irafite kirangaza, buri departement irafite
cambuzi buri departement ariko rugahita usanga ari hari aba specialiste rero cambuzi nyine departement yitwa cambuzi nabiyo cambuzi nabo ugasanga barafite kivuruka ugasanga nabo barafite kirangaza ariko nyine specialiste yabo ari kwambura ugasanga specialiste yabo ari kwambura ubu nibyo twama tubabwira ati ibihe birahinduka nuko mudashobora kubibona igihe cyo kuva ngo ndarimbuye cambuzi ngo ndarimbuye bijya byose byararangiye ubu twarageze mu kindi gihe ubu turi mumaze kugera mu isi y'ububasha nta gusubira kugira iki kureba ry'amadepartement uhita utangira rero ububasha nta gusubira kuvuga ngo ububasha ngo butuma ngo umuntu asinda ngo ububasha butuma umuntu asambana utwo n'utuntu duto uhita utangira ububasha butuma umuntu acumura ububasha butuma umuntu atemera urumvuza nk'ububasha butemera kandi usanga ari nka departement igihumbi zakoraniyemo ariko uvuze ngo ububasha za kirangaza ngo bukubise kwa kirangaza gusa akabasigaye izindi 999 ngaho kuryo n'ijambo rimwe gusa urikoresheje neza birashobora kuguha inyungu nini bigatuma bikagupunguriza n'akazi k'amezi Nigero rero kangende Sekibi karame ububasha bwihishe umva kandi wowe ureba muntu wowe urebe muntu ufite umbaza kandi nimba ushaka kumenya aho nakubwira ntabwo muri ibyo ndababwira ntabwo ukwiye kumbaza ngo bwihishe wowe urareba umuntu ukavuga ububasha buri muri muntu ntabwo ureba roho ntabwo ureba umutwe ntabwo ureba amaguru ureba muntu kuko sinzirimo muvuga muntu cyangwa ya n'ubundi ni muri muntu ko nta bubasha buri mu mwana w'Imana uretse ubw'ijuru mwere murahitamo ibyo mushaka nimba mushaka ubw'ijuru ntabwo ubwa sekira ariko nimba ushaka ubwa sekira urumva uvuga ububasha biravana wowe bikora ingene wumva byakorwa Sekibi ububasha bwose bukorera muri roho z'abantu ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ububasha bukorera muri roho z'abantu ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwose mwashyize muri roho z'abantu ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ububasha mwahishe muri muntu ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwihishe muri muntu ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ububasha bukorera muri muntu ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ibyo mwubatse muri muntu byose ndabirimbe mu izina rya Yesu Kristo ibyo mwubatse muri muntu byose ndabirimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha bukorera muri muntu ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha bukorera muri kiliziya ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha bukorera muri kiliziya ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha bukorera ku isi ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha bukorera mu nda y'isi ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha bukorera mu mazi n'ibiyaga n'inyanja ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha burukisha ibirunga ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha burukisha ibirunga ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha butuma umuntu atemera ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha bubuza umuntu kwemera ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha bubuza umuntu kwemera ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha buteza umuntu gucumura ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha bucumuza umuntu ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha bucumuza umuntu ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ibicumuro byose ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo ibicumuro byose ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo ibicumuro byose ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha buteza intambara ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha buteza intambara ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha buteza intambara ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo intambara zose ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha buteza inzara n'ubukene ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo inzara n'ubukene ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha burukisha ibirunga ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha burukisha ibirunga ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bubuza amahoro ku isi ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bubuza amahoro ku isi ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bubuza amahoro ku isi ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bubuza ibyishimo ku isi ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bubuza abantu gusabana n'Imana ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bubuza abantu gusabana n'Imana ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bubuza abantu kuba abana b'Imana ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo reka nkubaze kugira ngo ntidutakaze umwanya wowe ushaka iki ushaka iki ndashaka ukurimbura
kindi atari ico. ndashaka kukurimbura n'ibyawe byose Umpora iki? ngora ko wasuzuguye Imana Data na Mwana ugasuzugura muntu warimwe mu ishuri ry'Imana. Wabyemeza ko nabikoze? Ndabyemeza. Ni iki kibikwemeza? Ni ukuri igicibwa. Ibyo ni mu byita nta buhamya mu. Ni ukuri kivume. Ibyo nta buhamya mu bifitiye. Ububasha bwawe bwose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bwose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Uko Imana yaguciye mu ijuru niko nguciye mu bana b'Imana, niko nguciye mu biremwa by'Imana, niko nguciye muri muntu. Yaguciye mu izina rya Yesu Kristo. Uko Imana yaguciye mu ijuru niko nguciye mu biremwa by'Imana, niko nguciye mu bana b'Imana, niko nguciye muri muntu. Ndakurimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakurimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Cyandike mu nyangarimbukiro. Cyandike mu nyangarimbukiro. Sekibi. Karame. Niyazige ububasha bwawe. Ngiye ko ntoroshe. Ntabwo ntoroshe. Ntabwo woroshye kubera iki? Ntabwo ntoroshe. Ntabwo woroshye kubera iki? Ntabwo ntoroshe. Ntabwo woroshye kubera iki Sekibi? Niyazige ububasha bwawe. Reka ngende. Sekibi. Karame. Niyazige ububasha bwawe. Niyazige imbaraga zawe. Reka nigendere. Niyazige imbaraga zawe Sekibi. Ntaho zarimbutse. Ntaho zarimbutse, reka nigendere. Niyazige amayeri yawe. Niyazige imigambi yawe. Ntaho, reka nigendere. Wowe usigaranye iki? Ntaco. Ukama munsi y'umusaraba Yesu Kristo yabambweho. Byanze. Ndabigutegetse mu izina rya Yesu Kristo. Upfukame ku kizingo cy'amahwa Yesu Kristo yatamirijwe. Ku misumari Yesu yatewe ku musaraba. Munsi y'ibirenge bya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Munsi y'ukwemera kwa Kiliziya imwe Gatolika itunganye yashinzwe na Yesu Kristo ku ntumwa 12. Munsi y'intebe ya Petero mutagatifu. Munsi y'impuhwe z'Imana Data. Gira vuba. Upfukame munsi y'idarapo ry'umutsindo wa Yesu Kristo. Gira vuba Sekibi. Abana bawe ntaco bazigera bimarira. Iyo ni message nta Sekibi zose ziba. Ntihazagire n'umwe yagukomotseho azimarira ikintu. Imivumo n'imitongero yawe ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Imivumo n'imitongero yawe ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo watongeraga abana banjye n'abatuye isi bose ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshye mu nyangarimbukiro. Byose mbiroshye mu nyangarimbukiro. Sekibi. Karame. Imivumo n'imitongero yawe biri he? Arimbutse. Kiri ikiganza cy'uburyo hejuru. Yanze. Ndabigutegetse mu izina rya Yesu Kristo. Mugira amahirwe ko babafashije urugamba naho mba naberetse. Kiri ikiganza cy'uburyo hejuru. Ndahira imbere y'ubutabera bw'Imana, imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Utazagaruka muri dukuri isi mu bwobo, muri dusabirane, muri dukunde Kiliziya, muri Kristo TV. Utazagaruka muri muntu, utazagaruka muri Kiliziya, utazagaruka ku isi. Urahire n'ibindi byose wakoraga n'ibyo wateganyaga gukora. Urahire yuko ujyanye amadepartoma yose n'amashitani yose n'ububasha n'imbaraga n'amayeri n'imigambi n'ibindi byose mwari mufite. Kandi ubanza uvuga amazina yawe n'amazina yabo mwakoranaga. Gira vuba. Gira vuba Sekibi. Mbese twitwa gute ko turi ko dukora byinshi? Twe bubasha buri muri kamereo, ukora nka kamereo buhinduka bugakora byose, bukihisha. Ububasha bwagutotezaga mu butumwa, ububasha bwakunanizaga, ububasha bwashaka ko wicwa n'ubunaniro, ububasha bwose bw'agahinda, ububasha bwose bw'umubabaro,
ububasha bwose burimo burafungira ibyanyu, burangaza roho zanyu, ububasha bwose n'ibyihishe muri roho zanyu mutabona, ububasha bwatandukanije roho n'umubiri, ububasha bwifungiye roho kugira ngo bushobore kuyirangaza no kuyikoresha, ububasha bukorera muri roho, ububasha bwafunze roho, ububasha buri mu marangamutima yanyu, ububasha bugwanya roho, ububasha bwafungiye muri roho, ububasha bwafungiye roho mu isi y'amaroho, ntimumenye ingene roho zanyu zimerewe, ububasha bubibagiza kwitaho roho, n'ububasha bwose burimo bukorera ku isi, bukora ibiri ku isi byose, n'ububasha bwabafungiye ama ekonomi, n'ubundi bubasha bwose buri ku isi. Ibyacu byose bihishe muri muntu, ububasha buhisha ahantu hanyuranwe, ububasha bwabatandukanyije n'ijuru, ububasha barohera mu cyaha, n'ububasha ububasha buteza intambara butuma ibirunga biruka, ububasha budashaka ko iby'ijuru biranguka, ububasha bubafungira ku by'imibiri, ububasha butandukanya n'ijuru, n'ubundi bubasha bwose n'andi mashita n'amadepartema yose ari ku isi, ari mu bantu ku isi, mu nyenga n'ahandi hose. Turaraha imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu yuko tugiye tujanye ibyacu byose, yuko tutazongera kugaruka, yuko tugiye tujanye n'ibyacu byose aho biri naho byihishe. Turaraye ko tuwe ku ibyanyu byose twari twarafunze, n'ibyo byose twabivuze nta bindi. Ndahira kuvuye muri Turahiye yuko mvuye muri kano gahungu ubuzima bwe, kampani yo kwemera kwe, confusion turiko turatera cyane nkumve. Turarahiye ko tugiye dutwaye ibyacu byose, turarahiye ko tuvuye muri kampani ye, turarahiye ko tugiye dutwaye ububasha bwacu burimo burateza confusion mu kwemera kwe n'umubiri, roho n'umubiri n'ukwemera birimo biragwana, ububasha burimo burabigwanya. Turarahiye ko tugizwe n'ububasha bugwanya ibyo byose mu bantu bose bo ku isi, n'ingeso turiko dushaka kumushiramwo, turimo turagerageza kumushiramwo muri roho no mu mubiri. Turarahiye yuko tugiye dutwaye n'izimugendaho zose zishaka kumuvangira umuhamagaro cyangwa zigufunge. Turarahiye ko tugiye dutwaye tumusubije amahoro ye twamwambuye, ubuvyeyi n'amagara ye. Turarahiye ko tuvuye ku kazi ke, umuhamagaro we. Turarahiye ko tugiye dutwaye n'ububasha bwacu bwose bumusinziriza, ububasha bwose bumuriramo, ububasha bumubuza kugera ku migambi ye. Turarahiye ko tugiye dutwaye izari mu muryango wabo, izibatoteza, iz'akarenganyo. Turarahiye ko tuvuye no muri ekonomi yabo, mu mihamagaro yabo. Turarahiye ko tuvuye no mu buzima ibyo byose, imigambi ye n'umuhamagaro. Turarahiye ko tugiye dutwaye izituma yigumura, ububasha bumwumviramwo. Turarahiye ko tugiye dutwaye ibimurimwo byose n'iwabo byose. Turarahiye yuko tugiye dutwaye ububasha bwacu bwose buri muri amashusho tumwereka n'ubuzima twamukoreye. Turarahiye yuko tugiye dutwaye ibyacu byose bya ngabire ye, ushaka gufunga ingabire ye. Turarahiye yuko tuvuye n'iwabo na se no muri se n'uwo bavukana no muri kazoza kabo. Turarahiye ko tuvuye no mu byanyu byose, imiryango yanyu, abana banyu, inshuti zanyu n'ibyacu byose, ko tugiye tubijanye byari mu buzima bwanyu, twe kw'ibyanyu byose. Ibyo twari twarafunze, ibyo twabambuye n'akarenganyo. Turarahiye ko tuvuye no muri tugiye tujanye n'ububasha bwacu burimo burafunga amadosiye yanyu n'amadosiye y'ama-assurance harimo akarenganyo, kugira ngo ntibazigere babasubiza mwishwe n'ubukene n'agahinda. Turarahiye ko tugiye dutwaye n'ububasha
bigatuma mwiyumva ko mwatereranywe bubagendaho n'ubushaka kubakorera. N'ibyo byose twabivuze nta bindi. Tureke twigende. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro. Twabivuze byose n'ibyo nta bindi. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro. Bikubye inshuro tiriyari miliyari 600. N'ibyo byose nta bindi. Murahere ko muvuye byose biri ngaho. Turaraye ko tuvuye no muri kiliziya, muri sinode, mu butumwa bwawe ku isi yose, ibyo ku isi, ariko mutureke twigende. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro. Bikubye inshuro tiriyari miliyari 800. Turaraye ko tugiye dutwa n'agasuzuguro kacu, ububasha bushaka ijuru ritsindwa. Turarahiye yuko tugiye dutwaye n'umunaniro tuguteza, imihamagaro y'abihaye Imana. Abihaye Imana turimo turagerageza kuvangira. Turarahiye ko tuvuye no ku mbuga zose. Turarahiye ko tuzongera kuza turabatega mu kwemera. N'ibyo byose twabivuze nta bindi. Turigendeye. Bye. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro. Bikubye inshuro tiriyari miliyari 900. Twabivuze byose kandi turimo turigendera. Kenje mu nyenga y'irimbukiro. Kenje mu nyenga y'irimbukiro. Kenje mu nyenga y'irimbukiro. Kenje mu nyenga y'irimbukiro. Amacumu y'ingabo zo mu ijuru nakumanukireho. Nyambi y'ingabo zo mu ijuru nikumanukireho. Inkota z'ingabo zo mu ijuru zikumanukireho. Amacumu y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo kumanukireho. Nyambi y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo kumanukireho. Inkota z'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo zikumanukireho. Kenje mu nyenga y'irimbukiro. 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 Amen. Kenje mu nyenga y'irimbukiro. Amen. Mana data nyir'ijuru, ndakwinginga ngo urambure ikiganza cyawe ku mwana wawe, urambure ikiganza cyawe ku bana bawe bose bo mu isi mu rwobo, dusabirane, dukunde kiliziya, muri Kristo TV n'abatuye isi bose, utumanure iminema, ububasha, ubutwari, ubudacogora n'ubudahangarwa, uduhe gutsinda ibigeragezo n'ibishuko n'imitego y'anyagi. Mubyeyi mpuhwe Bikira Mariya, ndagusaba ngo udushyire mu gishura cyawe, uducubize mu nyanja y'impuhwe z'Imana, uduture kuri aritari yo mu ijuru. Bikira Mariya nyir'impuhwe, wibuke ko nawe ugeze kumva ko wasubisha inyuma waguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire, nicyo itumize. Ndakugana nkuganyira, mpagarara kuko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntibirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuye, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani iteka ryose. Amina. Niba Imana Data nk'uko bisanzwe iteka, niba n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ubuyobe, imitego n'ibitero bya Sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi.